ese wowe uratekereza ibintu biri kuba kuri Gahima bidakwiriye? Niba ukunda Ibanga, wowe icyo ngusaba ni ukugira ngo tube twaganira kuri filime yacu Ibanga, maze tube twaganira ikintu kiraza kuva muri episode ikurikira kuri filime yacu Ibanga, cyangwa se ibintu biraza gukurikira kuri filime yacu Ibanga. Ngewe ubagezeho bino bikorwa byose bya filime yacu Ibanga bari guca hano kuri Venke Empire, banyita Venke, kandi murabizi ko ibintu byose mari kubakora umunsi ku munsi aba ari kugira ngo mwe mwabona ibintu byiza, ndetse ibintu byiza twategurira ngo mwe mwabona kuri filime yacu Ibanga. Rero niba uri umunyamuryango w'icyo ngusaba, rero ndagusaba kugira ngo nube wava hano kuri Venke Empire utabanje gukora subscribe, kugira ngo tubanze twashyigikirana, kugira ngo buri muntu wese wakoze subscribe hano kuri Venke Empire ajya abona ubutumwa bwiza atarenze yaruha. Guys, rero murabizi ko ubu ngubu tuvugana Gahima ibye nabyo bimaze kuba byagera kure. Gahima asigaye aricara akicuza impamvu yataye Jojo wenyine. Gahima asigaye aricara ahantu hamwe agatangira akicuza impamvu yemeye agata Jojo wenyine. Kandi turabizi ko Jojo ari umugore mwiza, ndetse turabizi ko Jojo ari umugore wubahishaga umugabo we. Turabizi ko Jojo ari we mugore wa mbere wubashye umugabo we za nyabyo. Ariko Gahima ibyo bintu turabizi ko atigeze abyitaho. Ese ujya utekereza ko umunsi umwe Gahima atazicuza impamvu yaba yarataye Jojo? Gahima ubu ngubu tuvugana urugo rwamunaniye. Ubu ngubu tuvugana Gahima dete yatangiye kuba yamwereka munsi y'ibirenge. Gahima ubu ngubu tuvugana dete yamaze kuba yamwurira, dete ari gukora ikintu cyo yishakiye kandi byitwa ngo niwe wamugize umugore. Ese urabona noneho bigeze Gahima twafataga nk'umuntu w'umugabo, ndetse Gahima twafataga nk'umuntu w'intwari atatangiye gusebera mu bakwe. Ese urabona Gahima adatangiye guteshwa agaciro birengeje urugero? Guys, murabizi ko ngubu tuvugana Gahima nta jambo agifite mu buzima bwa dete. Turabizi ko ngubu Gahima nta n'ikintu yakora kugira ngo wenda dete abe yongera kuba yamugarurira icyizere. Dete asigaye amufata ukuntu yishakiye. Dete asigaye amufata nk'umuntu w'inzererezi, kandi tuzi ko Gahima ari umuntu w'umugabo, ndetse umuntu witunze, ndetse umuntu utunze n'abandi. Ese guys, murabona dete hari igihe kizagera akubaha Gahima akamufata nk'umuntu w'umugabo uzanyazo? Ese uratekereza ko bishoboka ko hari igihe dete yazemerera Gahima ubuzima bw'akabwubaha? Guys, ubu ngubu tuvugana Jojo we ahari ari guserebura. Jojo yumvise ibintu biri kuba kuri dete, ibintu biri kuba kuri Gahima umugabo we, none turabizi ko none yabyishimira kubera ko Gahima yamutaye mu mazi mabi. Turabizi ko Gahima yamutaye nta n'ikintu na kimwe afite yagenderaho. Turabizi ko Gahima yamutaye nk'aho ari umuntu w'inzerezi, kandi tuzi ko ari umugore wiyubashye, ndetse ari umugore wihesha agaciro. Ese uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Gahima ibintu byose bitazamukoraho? Guys, ubu ngubu tuvugana noneho Nyambo nabo amaze kwakira amakuru meza. Nyambo amaze kwakira ko mukuru we nawe yaba agiye kwibaruka umwana. Ese uratekereza atari ibintu byiza? Ese uratekereza ko ngo tuvugana noneho Tereza ko tumaze kubona ko Maneko baramushiriyeho Ive yamaze kuba yamufata? Ikirakurikiraho ni iki? Maneko yarashiriweho Nyambo ndetse na Ive, ndetse n'umuryango wa Niyori wose. Tumaze kubona ko Ive amaze kuba yabafata. Ive amaze kuba yafata Maneko akamugira uwe. Ese uratekereza ko ngo tuvugana noneho Ive yabakoze igikorwa kizima? Ese uratekereza no papa Kiramani kino kintu azapfa kukimenya ko Maneko ye barangije kuyiba bayifata? Ese uratekereza ko noneho
papa Kiramani ari amafaranga nayatanga Ive arayasubiza mama Niyori. Ese uratekereza Ive araza noneho kuba yisubiraho agakora igikorwa cy'abagabo noneho? Guys, ubungubu tuvugana Ive we ntago tuzi ikintu cyari gutekereza. Ubungubu tuvugana Ive ntago tuzi ikintu cyo bari gutekereza mu mutima we kano kanya. Ive we tugabwe tuzi ko arendyarya ndetse agendera ku kintu kimwe. Ive we twari tuzi ko ari umuntu utagendera ku nzira imwe. Ive none ubungubu tuvugana wabona agiye kwisubira ko agiye gukora ikintu cyemewe n'amategeko. Ese Ive none ko bagiye gufata uno musore akaba agiye kumugira nabi, baratekereza ko Ive none agiye gukora igikorwa cy'abagabo? Guys, ubungubu tuvugana turabizi ko ndetse ko Kiramani na Queen urukundo rwo bakomeje kuba barukuza. Kiramani na Queen turabizi ko urukundo rwabo bakomeje kuba barushira ku rundi rwego. Kiramani na Queen turabizi ko urukundo rwabo rukomeje kuba rwazamuka gake gake. Kiramani na Queen turabizi ko bari abantu nabo babanye neza muri kino gihe, ariko turabizi ko ngo tuvugana Kiramani we aracyafite impungenge z'uburyo Queen azamenya ko ariyo James ikintu kizamubaho. Kiramani akomeze kugira impungenge z'uburyo Queen azamufata uburyo azaba yamenyesha ukuri kose. Guys, rero niba ukunda Ibanga ndetse ukabona ashaka kuwagira uruhare kuri filime yacu Ibanga, cyo musaba no kuba wakora subscribe no kuri like amaze tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Niba ukunda Ibanga ukaba ushaka kuba wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga, kora subscribe kugira dukomeze tugendana mu bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Tereza ndetse na Niyori wiwe, uratekereza ubungubu tuvugana bameze neza? Ese uratekereza ibibazo Ive yabazaniye batazabyakiza amaboko abiri? Guys, ubungubu tuvugana Tereza ari mu bibazo. Ubungubu tuvugana Tereza ntago azi ikintu yakora kugira ngo nawe yikure muri ibyo bibazo bamaze kuba bajyamo. Tereza ubungubu tuvugana nawe ntago ari wabyizanyemo. Tereza turabizi ko mu masezerano yagiranye na papa Kiramani nta rimwe yigeze kurenga. Turabizi ko Tereza ari umuntu urinda ijambo ryo kuva twatangira filime yacu Ibanga, ariko tukaba tuzi ko ubungubu tuvugana Ive yamaze kuba yabakururisha no kuva yajyana Niyori mu mujyi. Papa Kiramani yese yumvisa ko ari Tereza wamwohereje mu mujyi ngaze gusaba umuhungu we. Ese guys, ubungubu tuvugana Niyori muratekereza noneho kuba yarahunze umujyi agaza mu cyaro? Muratekereza noneho ahungira n'ahava byose atari kimwe? Guys, ubungubu tuvugana noneho ntabwo tuzi uburyo Tereza araza kubyitwaramo namara kumva ko babakurikiranye no mu cyaro, noneho hakaba hariho n'umuntu ubacunga aho bari kujya hose. Ese Tereza uratekereza noneho warakora iki? Uratekereza noneho aragirira impuhwe Ive n'amafuti yose yabakoreye? Ese Ive we urabona kwiriye imbabazi n'ibintu byose yakoreye Niyori ndetse n'ibibazo byose yashize mu muryango wose? Guys, ubungubu tuvugana noneho turetse bya Niyori na papa Kiramani ndetse na Tereza wiwe ndetse na Ive, ibyago byakomeje kuba ibindi. Gahima wikururiye ishano, none ubungubu tuvugana Gahima ntago gifite uruvugiro mu rugo rwe. Gahima ubungubu tuvugana ntago azi uburyo zongera kugaruka imbere y'umugore we. Gahima twafatiraga nk'icyitegererezo, twafata nk'umuntu w'umugabo. Ubungubu tuvugana Gahima ntago tuzi imikino yasigaye ari gukina. Guys, murabizi ko ubungubu tuvugana Gahima ibitekerezo byamubanye byinshi. Gahima asigaye atekereza kikamurenga, kandi ko tuzi ko
ari umuntu wifashije ndetse ari umuntu ufite ijambo mu gikorwa cyose cyakoze agikora nta n'umuntu n'umuvugiyemo mu gihe yabanaga na Jojo. Ariko kuva yatandukana na Jojo turabizi ko ubu tuvugana ijambo ryo kugira ngo arigire biva kure. Ese guys, waba utekereza ko ubu tuvugana Gahima hari amahirwe afite yo kuba yarambana na date? Ese uratekereza ko ubu tuvugana Gahima hari ikintu na kimwe yakora ari imbere ya date kigashoboka? Guys, twigaruke kuri Kiramani ndetse na Queen, ibyabo byo bikomeje kuba byakura. Queen ndetse na Kiramani urukundo rwabo rukomeje kuba rwazamuka gake gake rufata indi ntera nk'uko Kiramani yari abyifuzaga kuba kera. Kiramani yifuje kuba yakundana na Queen ndetse urukundo rufatika ndetse urukundo runyuze mu mucyo, atari nka bya bindi bya James byo kuba akunda Queen ariko ari kumukundira kuri phone gusa, ari gukundana bihishe. Ese Kiramani mutekereza ko runo rukundo rwazamuhira bikageraho ashingirana na Queen? Ese uratekereza ko Queen mu gihe yamenyeje ko ari we James, uratekereza ko Queen urukundo rwe azongera kuba yarureka Kiramani agakomeza akarwiyoborera? Guys, rero niba ugeze hano kuri Vink Empire murabizi ko ibikorwa byose tubukora ari mwe tuba turi gukorera. Rero ndagusaba kugira ngo wihangane zino minota 20 zose uzirangize maze nawe ukurikirane filime yacu Ibanga uko bwije nuko bukeye. Guys, rero ngo tuvugana mama Kiramani nawe ntagaze umwanzuro yafata, ntagazi ikintu kiri kujya mbere. Mama Kiramani aho ngaho nawe abaraho ngaho yiturije atazi ikipe iri gukina n'indi. Ariko muratekereza mu gihe Mama Kiramani nawe yamenyesha amabanga y'umugabo we yose, uratekereza bizamugwa amahoro? Ese uratekereza ko Mama Kiramani umunsi yavumbuye ko umugabo we ibintu byose abikorera impamvu, uratekereza amakosa yose yishizemo atazamurenga? Guys, turabizi ko ngo tuvugana Mama Kiramani aba yiturije yebereye mu turimo two mu rugo. Mama Kiramani abaraho ngaho nta n'ikintu kimwe yitaye kubera ko azi ko afite umugabo mwiza ndetse umugabo mwitaho ndetse umugabo umenyera buri kimwe cyose, kubera ko azi ko umugabo we kuba babana nta n'imico mibi aramumenyaho. Umugabo we kuba babana ntaramuca inyuma, nta n'ikintu kimwe aramukorera kugira ngo wenda abe yanamukeka. Ariko turabizi ko ngo tuvugana Papa Kiramani afite amafuti menshi. Papa Kiramani buri gikorwa cyose cyakoze agenda agishiramo amafuti. Papa Kiramani agize kuba yaraguze umuntu ndetse agize kuba nono yanashimuta abandi bantu, ndetse Papa Kiramani agize no kuba baramugeretseho icyaha cyo kuba yatera inda Anita. Nono Papa Kiramani nono akomeje yongeraho ibindi byaha byo kuba yakurikirana Niyori mu cyari wabo kugira ngo abe yabagirira nabi. Guys, rero niba ukunda Ibanga ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Vink Empire maze tukomeze tugende mu bikorwa byose muri kugeza umunsi ku munsi, kandi murabisukunda bakunda cyane, murabisukunda abantu b'intwari. Kanongere mbahe ikaze mwe mukunda filime yacu Ibanga, namwe bakunzi ba Miss Nyambo muri rusange. Niba ugeze hano kuri Vink Empire ukari bwo mbere hageze, ikintu ngusaba ni ukuba wakora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane mu bikorwa byose tuba turi kugeza umunsi ku munsi. Niba uri umunyamuryango murabizi ko buri munsi umunsi ku munsi tuba turi kugeza ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga, kandi murabizi ukuntu tuba nabakunda cyane. Rero niba uri umunyamuryango wowe icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mani kukugezaho. Ese twiganiriye gatoya kuri filime yacu Ibanga, utekereza ko ngo tuvugana Papa Kiramani ibibazo byose yizanyemo bitazamusiga ahubwo abuze ikintu cyose cyatunze? Papa Kiramani turabizi ko nubwo ahora yihagazeho, turabizi ko ahora mu bizago nawe. Papa Kiramani nubwo aba yigize umuntu w'umugabo akaba yigize umuntu wa danje, turabizi ko Papa Kiramani nawe ari umuntu nk'abandi, turabizi ko yagiriwe nabi ababara. Ese kukunda Ibanga ndetse ukabona yikurikirana umunsi ku munsi, uratekereza ko ngo tuvugana Kiramani kuba yirara ngo yatsindiye Queen, uratekereza Kiramani atakiri kure?
ese wowe uratekereza ko Kiramani ubu ngubu tuvugana yatsindiye Queen? Ese Kiramani uratekereza gutsinza umutima wa Queen burundu akawujyana? Uratekereza bitazamugora? Guys, Kiramani nawe turabizi ko nawe atagira akantu k'akageso. Kiramani turabizi ko nta makosa ye, ariko Kiramani amakosa yakoze kuva mbere hose yo kuza yiyita andi mazina, turabizi ko ahazaza azamukoraho. Turabizi ko ahazaza Kiramani amafuti yakoze yo kuba yiyita amazina yandi, akiyita James ndetse akaza yiyita andi mazina adasanzwe, turabizi ko azamukoraho. Ariko ubu ngubu tuvugana, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Kiramani nawe akomeje kuba yashakisha umuryango wa Tereza uko bwije nuko bukeye. Papa Kiramani umuryango wa Tereza ari kuhiga bukware. Ese uratekereza ko Papa Kiramani namara kumenya ahantu h'umuryango wa Niyori buri, ndetse akamenya ko Tereza babana, ndetse uratekereza ko Papa Kiramani azabareka amahoro? Guys, turabizi ko Papa Kiramani ari umugizi wa nabi. Turabizi ko Papa Kiramani nta na keza ke. Turabizi ko Papa Kiramani nta n'ikintu na kimwe kimugenza kizima. Ese uratekereza ko Papa Kiramani namara kumenya ahantu Tereza aba, ndetse akamenya ahantu Tereza atuye, uratekereza hari amahoro bazongera kuba bamugirana? Guys, ikintu dutegereje ko kumva ni ukumva ko Tereza ndetse na Niyori bavuye mu buzima, kandi buri muntu wese ukunda Ibanga ndetse umuntu wese ukurikirana filime yacu Ibanga arabizi. Urabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Kiramani ikintu cyose cyahungabanya umuryango we nuko kirimburira kure. Turabizi ko Papa Kiramani atifuza kubona umuryango we watandukana kubera ko haje Tereza cyangwa se haje undi muntu watuma umuryango uhungabana. Ese uratekereza ko ngubu tuvugana Tereza hari amahoro azagirana umugabo wo mu mujyi? Papa Kiramani imikino yayishyize ku ruhande. Papa Kiramani byo kuba yakina yamaze kuba yabishira ku ruhande. Ubu ngubu ikintu gisigaye ni ukuba yarwana intambara noneho yemye. Ariko turabizi ko nubwo ahora agenda kuri Tereza, turabizi ko Tereza we nta nikosa na rimwe aba yakoze. Turabizi ko Tereza mu bintu byose uko byatangiye, turabizi ko Tereza acyubahiriza amasezerano yagiranye na Papa Kiramani. Tereza turabizi ko ahora agendera ku isezerano bagiranye mbere hose. Nubwo Papa Kiramani ahora yibaza ko ibi bintu byose byo kugira ngo Niyori abe yava mu cyaro ajye mu mujyi, kuba yagira ngo ni Tereza wamwohereje yo kuba yajya gushaka umuhungu we, turabizi ko atari ibyo. Ariko Papa Kiramani turabizi ko we atabifata nk'uko nguko ukuntu twe tubifata turi filime yacu Ibanga. Ese niba ukunda Ibanga wadushigikira? Ese niba ukurikirana ibikorwa byose bica kuri filime yacu Ibanga ndetse bikaba bica no kuri Miss Nyambo, watanga ubufasha? Wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri VK Empire. Murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri VK Empire, niyo mpamvu twe tuba turi hano ngo twaganira kuri filime yacu Ibanga buri munsi. Kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri VK Empire. Murabizi ko mwebwe mukurikirana ibikorwa byose bya VK Empire, murabizi ko muraba muri abagaciro. Rero icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga, maze tukajya dukomeza tugendana mu bikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Rero niba uba washimye ibikorwa nkugezaho, icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe cyangwa se ugakora subscribe, maze tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba twabateguriye. Ese guys, uratekereza umugabo nka Gahima akwiriye kuba yaba mu gihugu? Ese uratekereza umugabo nka Gahima hari ijambo yaba akwiriye kuba yagira mu gihugu cy'u Rwanda? Gahima turabizi ko kuva mbere hose twamufataga nk'umuntu w'intangarugero,
Gahima kuva mbere hose turabizi ko twamufataga nk'umuntu w'agaciro, ndetse Gahima twari tuzi ko ari umuntu utakora ikosa ryo kuba yahemukira umugore we, ariko Gahima turabizi ko ahantu yatugejeje ari ahantu habi cyane. Gahima twamufataga nk'umuntu udufatiraho icyitegererezo, ndetse Gahima buri gikorwa cyose yakoraga nicyo twagenderagaho buri gihe. Ariko ubu ngubu Gahima ubu ngubu tuvugana yarandagaye. Gahima nta jambo akigira muri Gasharo. Ese Gahima kuba yaritereje Dete ndetse akaba yamugaraguza agati, uratekereza ko Dete ibikorwa akora atari ibikorwa bya kigabo? Dete uratekereza aba ari kumuhemukira? Guys, Dete ubu ngubu tuvugana njyewe ntangiye no kumufana, kuko umugabo utumugore we akajya gushaka undi ku ruhande yagakwiye kubaho nk'ukuntu Gahima nawe abayeho. Ndetse ndakeka ko ngubu tuvugana Gahima nawe yatangiye kuba yicuza ibintu byose byakoreye umugore we, atangiye kuba yabyicuza. Ese uratekereza ko ngubu tuvugana Gahima kuba ari kwicuza bidakwiriye? Guys, rero mwe mukunda Ibanga, icyo mbasaba ni ukuba mwakurikirana ko byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Rero ntabatindiye, murabizi ko twe dutinda mu magambo, murabizi ko ibikorwa byose tukagezaho umunsi ku munsi aribwo byivugira. Icyo ngusaba ni ukuba wakora, wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Venke Empire, maze tugakomeza tukagenda mu bikorwa byose tukagezaho umunsi ku munsi. Nibura umuntu ukunda Ibanga ndetse ukabona akunda Miss Nyam, ndetse ukabona ashaka kuba wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga by'umwihariko, ndagusaba kugira ngo nuva hano kuri Venke Empire ukoze subscribe kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye. Rero nagutindiye, twongere duhure ku episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi ndabakunda cyane kandi muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire. Rero twongere duhure ku munsi w'ejo tukugezaho episode ikurikira.